vuga uti Yesu bwe aje arya anywa, bagira bate? bati dore iki kirura. Baravuga ngo dore iki kirura kiki cy'umunywi w'inzoga. cy'umunywi w'inzoga. Uwo ninde se bavugaho kunywa inzoga? Bari bazimu. Ninde? Yesu. Komeza. Inshuti y'abakoresha b'ikoro. None ubwo barimo baravuga ko ari n'inshuti kandi y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha kandi, ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabo. nyamara ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabo. Ndagira ngo ubanze umfashe. Imyaka maze nkijijwe cyangwa amenye Imana, nzi neza ko kunywa inzoga ari icyaha, ndetse ibi mbihuriyeho na benshi. Ariko ikintunguye kuri iyi tariki ni itariki itangaje kuri nge, kuko Pasiteri ndatunguwe. Pasito koko uravuze ko kunywa inzoga atari icyaha ndetse kirimbuza abantu. Pasitoro koko urabivuze, ubu koko urabivuze, ubu uretse ko ari njye ubyumvise, nta n'ikibazo utewe cy'uko n'abandi bantu bashobora kubyumva. Urakoze cyane, ariko icyo nkubwira ni kimwe. Wowe uracyita icyaha, ariko ku Mana cyo si icyaha. Gute? Cyaba icyaha gute se Yesu Kristo anywa n'Imana ikamwa? Ibyanditswe ubwabyo biragaragaza yuko Yesu Kristo yanywaga inzoga, ibisindisha. N'Imana ibyo bayituraga byabaga birimo inzoga, nk'uko mu kubara ibice 28 ku murongo wa 7 habivuga. Aho rero ntekereza ko kuba wajya kuvuga ngo inzoga ubwayo ni icyaha, waba wigiza nkana, kuko ibyanditswe wizereramo ubwabyo bigaragaza ko n'Imana ubwayo iha agaciro. None se Pastor, tuvuge ko twayanze turayireka ku mpamvu z'uko nyine tuzi ko tuyinyoye twarimbuka, nuko twigishijwe nabi? Kunywa inzoga ubwabyo si icyaha, gusinda nicyo cyaha. Niyo mpamvu ibyanditswe bigenda bibabwira kwirinda kunywa inzoga cyangwa gukabya mu kuyinywa, ariko ntaho ibyanditswe bibabwira ko kunywa inzoga ubwabyo ari icyaha. None muri iki kiganiro se uradufasha kumenya ikigero twanywaho ku buryo bitatubera icyaha? Niteguye kubasobanurira ikintu ku kindi kugira ngo murusheho gusobanukirwa byimazeyo. Pastor, aho ntibyatera uwari waranze kunywa inzoga kuyinywa? Byose ni ikibazo cy'imyumvire. Iyo wize ukiga ibintu uruhande rumwe gusa, wiga ibintu mu buryo bwagutse, byanze bikunze ushobora no kuyoba. Pastor, ko Bibiliya igaragaza no mu isezerano rya kera abantu batanywaga inzoga n'abayinywaga, uyu munsi ho nta bantu bataba bayemerewe nubwo abandi bayemererwa? Birashoboka cyane, kuko mu isezerano rya kera tubona nk'abitwa abanaziri, hari uruhande batemererwaga kunywa inzoga, ariko hakaba n'urundi ruhande bemererwa kuzinywa. Pastor, rero reka tuguhe umwanya noneho abantu bagutega amatwi, bagukurikire, byose ubigaragaze, ubisesengure, kugira ngo tubashe kuva mu rujijo, tubashe gusobanukirwa. Umugoroba TV, ijoro rirakuze, burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Amahoro ya Kristo nabane namwe bakunzi bacu, nshuti zacu, tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye hano ku Mugoroba TV1 ndetse na Bimukira TV. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nimukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nitwa Misago Alfred, nkaba ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza, nk'umusesenguzi ku bitabo by'iyobokamana, cyane cyane ariko Bibiliya, kuko niyo tugarukaho kenshi. Ndi kumwe na Pasiteri mwakunze cyane mu biganiro bitandukanye yagiye atugezaho kuri uyu muyoboro, birimo ubuhanga ndetse n'ubwenge. Reka n'ubundi mwakire ngira nti amahoro ya Kristo nabane n'aba Pastor. Murakoze. Imana twizeye tukayiringira irakurinze. Imana iracyaturinze. Imana nishimye cyane. Turi mu mezi atangira umwaka, kuko niho ikiganiro tugikoze, nubwo hari abazacyumva hashize ikindi gihe cyangwa mu yandi mezi, ariko turi mu mezi atangira umwaka. Mwatangiye umwaka amahoro? Twawutangiye amahoro, twabonye Imana iduha kurama,
turacyayishima muri byose. iyo abantu baramye bashima Imana. Byumvikana. Reka duhe ikaze abakunzi bacu aho baherereye hose mu mpande zitandukanye, ariko tubasabe mukore subscribe, mukore share, musangize abantu ubutumwa bwiza, mukore comment, mutugezeho ibitekerezo byanyu muri comment n'ibyifuzo byanyu, duhari ku bwanyu. Pastor, Amen. mbwira aba bantu amazina yawe kugira ngo niba harimo abashya bakumenye. Murakoze cyane. Ku batanzi, amazina yanjye nitwa Twagirimana Jean Claude, ni umupasitori uturuka mu matorero y'Ababatisita yigenga. Ngo pasiteri tugiye kubana, nivuze kare, araza gusoza anabaha na nimero. Niba hari ibintu muraba mutasobanukiye mu byo tugiye kuganira, muzabimubaze, ntimuzabimbaze. Bivuze kare, tugiye kuganira ni Claude pasiteri. Nyuma y'ikiganiro ibyo utaza gusobanukirwa muzabimubaza, ntacyo bitwaye. Ndahari rwose. Pastor senga Imana tuganire. Murakoze cyane. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru mwiza, Mana y'ukuri yo kwizerwa, Umwami w'ikirenga, izina ryawe ryiza niryubahwe. Kandi rero ubwami bwawe bwiza nibukomeze buze buganze mu kubaho kwacu kose, buhawe ikaze. Ugushaka kwawe kwiza bari ko kubaho mu kubaho kwacu ku isi nk'uko kuba kubari mu ijuru. Duciye bugufi imbere kongera kugushimira ko ukiduhaye kurama no kubona amahirwe yo kubasha gutambutsa ubu butumwa. Turagusabye rero ukorere mu bwenge bwacu kandi ukorere mu bwenge bw'abazakurikira ibi biganiro, kugira ngo babashe kurushaho gusobanukirwa ibihuje n'ugushaka kwawe, kandi bityo bashyire mu bikorwa. Tuguciriye bugufi, twavuga byinshi ariko byose urabizi. Twavugaga ngo byose uko ubishima no kubishaka niba ari byo bibaho, n'ubundi tubigusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amina. Igitabo cy'Imigani igice cya 20 umurongo waho wa mbere haragira hati, vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Pasiteri, Amen. ngewe mfite ikibazo, abantu bari kugenda beza vino bakayita nziza, kandi kuva mu itangira kugera uyu munsi vino ari mbi. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye hano. Namenye ubwenge bambwira ko vino atari nziza. Itorero nayobotse rintoza ko kunywa vino, inzoga, atari byiza. Ndetse bakanongeraho n'ijambo rivuga riti abantu banywa inzoga ntabwo bazajya mu ijuru. None Pastor, Amen. uravuga iki ku bantu uyu munsi bagenda bagaragaza ko vino ngo atari mbi? Ese nawe mu by'ukuri nka pasitoro tuzi, umusesenguzi, umusomyi, uraza kwemeza ko abantu banywa vino bazajya mu ijuru? Alfred, ko numva ibibazo byawe ari hatari. Ikibazo cy'iyi vino ko numva umwuka we yaragufashe, naba agushyigikiye ariko mu byo uri buvuge. Okay, ariko reka tubiganireho ubwo wifuje ko tubivugaho. Urimo urabaza ngo ese ko kunywa vino Bibiliya ivuga ko vino ari umukobanyi, inzoga zikubaganisha kandi ushobora nazo atagira ubwenge. None wowe uremera ko umuntu unywa inzoga ngo azajya mu ijuru harya cyangwa bizajya? Azajyayo. Urakoze cyane. Ndabanza nanjye nkubaze, ese kunywa gusa ubwabyo utasinze ni icyaha? Ikibazo si ukunywa gusa, ahubwo ikibazo ni icyo yanyoye. Icyaha ni icyo yanyoye. Icyaha gitangirira ku cyo yanyoye, gusinda biza nyuma. Bivuze ngo inzoga ubwayo ni icyaha? Kuyinywa ubwayo ni icyaha. None se ukoze no ku icupa ryayo uba ukoze icyaha? Uba ukoze ku gihumanye. Uba ukoze ku gihumanye. Kuva kera ikintu gihumanye nta n'uwemeraga kugikoraho, nta muntu wemererwaga kugikoraho. None ubwo se
uwo wafashe noneho akananywa, reka no kuvuga uwakozeho gusa, mvuge noneho n'uwanyweye, ubwo wanyoye nyine kamubayeho, ninde uzamucira urubanza rumurimbura ko yanyweye inzoga? uwandikishije Bibiliya. Ninde? Imana. Imana niyo yandikishije Bibiliya. Ndatekereza icyo nacyo twazagikoraho ikindi kiganiro. None Bibiliya se muri Petero kubera ko abantu banditse Bibiliya bari bashorewe n'umwuka wera w'Imana. Icya mbere ni ukubanza gutandukanya. Muri Bibiliya nshobora kukwerekamo n'ibintu bimwe bimwe Imana itanavuga. Sibyo rero tugiye kuganiraho. Okay. Wenda tuzabigira ikindi kiganiro. Kuko buriya Bibiliya irimo imvugo z'Imana, irimo imvugo z'abantu, irimo imvugo zavuzwe n'abamarayika, hari n'izavuzwe na Satani n'abadayimoni. Turimo n'ideni. Hari ikiganiro waduhayeho introduction ku kigendanye n'amakosa aboneka muri Bibiliya, wabaye nk'uduhaye intro gatoya, ariko turimo ubwo rero aho tuzabikomeza byenda kabisa umuntu arushaho gusobanukirwa byimazeyo. Aha rero nimvuga ku by'abantu, ibyo abantu bakora iteka ntibyaburamo n'amakosa. Ariko noneho ntabwo ndi hano gucira urubanza Bibiliya kuko ndayemera. Ni igitabo nkunda, ni igitabo nifashisha kandi nkabasha kubona ibirenze. Gusa icyo ngarukaho ni ikibazo warubajije. Ndagira ngo ubanze umbwire Alfred, ese Yesu uramuzi? Yesu ndamuzi, siwe nizeye se. Uranamwizeye? Yesu Kristo w'i Nazareti ari mu bazaca urubanza cyangwa ntabwo ari mu bazaca urubanza? Niwe Imana yazihaye kuzazica. Bivuze ko ari we uzaca urubanza? Niwe yeguriye kuzaca imanza z'abazima n'abapfu. Okay, byiza cyane. Yesu se yaba yaranywaga inzoga cyangwa yaba yari umutagatifu utanywa inzoga? Ntabwo yanywaga inzoga. Kuko zo waziciriyeho iteka uvuga ko ntabwo yanywaga inzoga, ko n'abatambyi ntibazinywaga, ntabwo Yesu yari kunywa inzoga. Urakoze cyane. Urerekana ko Yesu atanywaga inzoga. Ahantu yanywaga inzoga. Nindamuka nkweretse ko yazinywaga, urakora iki? Ukanyereka ko yazinywaga? Yego. Nunyereka ko Yesu yanywaga inzoga, ndemera ibyanditswe nyine kuko urabinyeretse mu byanditswe, ariko nubimbwira mu magambo gusa ntabyo ndi bwumve. Ninkwereka se ko n'Imana ubwayo na Yesu yanyoye inzoga nayo yanywaga, ubwo urabikoraho iki? Zego none ntiri mu bazaca urubanza se? Ngewe ntanze umugabo Imana mubonane wenyine. Mana, ni Korode uri Korode niwe ugiye kugushinja. Oya, wivuga gutyo mu kiganiro ugiye gukonta ku byanditswe, hanyuma turebe ikiri ukuri. Niba ibyo urimo uvuga koko bifite ishingiro cyangwa se niba nta shingiro bifite. Ni ibisanzwe ababurana ari babinywa bayigiza nkana, n'intsindwa n'ijambo ry'Imana, amaboko ndayamanika. Urayamanika? Abagenzi banjye ubwo bari ku ruhande rwanjye ubwo turayamanika. Okay, ugize neza, ugize neza. Reka mpere kuri Yesu nk'umuntu. Wambwiye yuko Yesu atigeze anywa inzoga, atanazinywaga, kandi koko ni nako imyumvire y'abantu benshi bazi. Ariko banza unsomere muri Matayo twumve icyo ibyanditswe bivuga. Mu magambo Yesu Kristo yavuze, twumve icyo arimo yerekezaho cyangwa arengurizaho. Igice cya Matayo ibice 11. Yego. Ndagira ngo unsomere uturutse ku murongo wa 16 ugeze ku murongo wa 19. Ariko ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Uwo ni Yesu urimo uvuga, arimo aravuga ngo ariko ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro. Abo bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro bahamagara bagenzi babo, kandi abo barimo barahamagara bagenzi babo bati, twabavugirije imyironge, dore twabavugirije imyirongi ntimwabyina, twaboroze nyamara ntimwarira. Kuko Yohana yaje atarya,
ati dore kandi Yohana we yaje atarya atanywa, bagira batafite dayimoni. abo batangira kumuciraho iteka, bamucira urubanza bavuga ngo afite abadayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa. Uwo mwana w'umuntu uvugwa ninde? Yesu Niwe ubwe wivuga. aje arya anywa. Nyamara Yesu ubwe aje arya anywa. Subiramo iryo jambo. Umwana umbwiye ko ari Yesu se? Vuga uti Yesu ubwe aje arya anywa. Bagira bate? bati dore iki kirura. Baravuga ngo dore iki kirura kiki cy'umunywi w'inzoga. cy'umunywi w'inzoga. Uwo ninde se bavugaho kunywa inzoga? Se bari bazimu. Ninde? Yesu. Komeza. Inshuti y'abakoresha b'ikoro. None ubwo barimo baravuga ko ari n'inshuti kandi y'abakoresha b'ikoro. N'abanyabyaha kandi. Ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabo. Nyamara ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabo. Ndagira ngo ubanze umfashe. Yesu yivugiye ko Yohana yaje atarya atanywa. Baravuga ngo afite abadayimoni, afite dayimoni. Nyamara Yesu ubwe we aje aryanywa. Baravuga ngo ni ikirura cy'umunywi w'inzoga. Ndagira ngo ubanze umfashe tujyane. Yesu baba baravuze ko ari umunywi w'inzoga bataramubonye azima. Sinagiye kwifatikanya n'abo bashinja bamushinje kunywara. Kabiri, ese baba baravuze ko ari inshuti y'abakoresha b'ikoro batarigeze bamubonana nabo? Kwaza kayo yagiyeyo. Yego, ubwo icyo kirimo kiramufata. Gatatu, baba baravuze ko ari inshuti y'abanyabyaha batarabonaga abari kumwe nabo. Nawe ubwo arivugira ati abazima sibo bakeneye umuvuzi, abarwayi nibo bakeneye umuvuzi. Bivuze ngo rero ikibazo wari urimo mbaza umbwira ngo Yesu ngo ntanywa inzoga, ngira ngo icya mbere cyamaze kukwereka ko aho ngaho uri kwibeshya. Nkomeze se n'ikindi? Ikwibeshya. Nkomeze n'ikindi se? Ikwibeshya kwanywa se? Nsomera Mariko. Hari ndumva ugifite amazeze, reka mbanze nguhe icyo kunywa cya mu gitondo ubanze ubyumve neza. Umupasitoro Mariko ibice 14 umurongo wa 25. Buriya hari uguca urubanza ugasanga uri kurucira na nyir'ubwite. Avuga ngo ndababwira ukuri yuko uyu ni Yesu ubwe urimo wivugira. Ntazongera kunywa ku mbuto ubwo aravuze ati ndababwira ukuri yuko ntazongera. Kuvuga ngo ntazongera ubwo bivuze ko yigeze kubanywa cyangwa ari kunywa muri uwo mwanya. Siko bimeze se? Kunywa ku mbuto mfasha ahantu tubanze tuhumvikane. Kuvuga ngo ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa bivuze ngo yigeze kunywa cyangwa se arimo aranywa. Imbuto z'imizabibu. Nyine mfasha tujyane icyo tubaze tukenderanye. Ariko twabonye inzoga. Kabiri rero naho tugiye kureba niba ari yari kunywa cyangwa atari. Ngo ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzagira nte? Nzagira nte? Namwe iki? Vino. Ngo imwe wahoze w'umukobanyi ko wavuze ko ari umukobanyi azayisangira nabo muki mu bwami bwande. Henda sinzi turaza kureba kumenya niba ari wenda haba yoroshye. Oya, Yesu yanywaga. Icya mbere nuko yiswe vino, kuko wavuze ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Ntabwo yavuze ngo ni iyi cyangwa ni iyi, yatweretse vino nyirizina. Ikiganiro ko turagisoza hari abagiye gusinda. Ayinya ntabwo mbabwiye ibyo kujya gusinda. Njyewe nagira ngo nkwereke neza ko ibyo urimo uvuga ko kunywa inzoga ubwabyo ari icyaha. Nagira ngo nkwereke ko wibeshya atari icyaha. Kunywa inzoga si icyaha? Ntabwo ari icyaha. Urabyita icyaha ushingiye kuki? Ijambo ry'Imana ribigaragaza. Nakubwiye ngo n'Imana ubwayiranywa. Uranyereka Imana iranywa? Ntabwo urabyumva kugeza iyi saha. Imana iranywa? Somera mu kubara. Ayinya rahira ko iri jambo ritaje rikagukakabiza. Sense nabaho. N'uwabyumvaga aricyo wese nabanza atega amatwi yumve asobanukirwe, mureke gucira imanza n'abatakaye bacirwa urubanza. Kubara ibice 28 umurongo wa 7.
28 umurongo wa 7 haravuga ngo iki? Ituro ni iki? ry'ibyo kunywa. Ituro ni iki? Ituro nyine ni ituro batura umwami, ni ikintu batura Imana, utura uwo wubaha uramya, si byo se? Imana se siko bimeze? Nsomera rero, ese bariyitura ngo bitange iki? Ituro ry'ibyo kunywa. Ituro ry'ibyo kunywa uturana n'umwana w'intama, uturana n'umwana w'intama umwe, rijye riba igice cya 4 cya hini, rijye riba igice cya 4 cya hini, ahantu hera, ahantu hagize hate hera, abariho ubyakirira, soma neza ibyanditswe, abariho ubyarira ituro, abariho ubyarira ituro ry'ibisindisha. Wahoze uvuga noneho za vino ngo n'iz'umutobe, noneho ndagira nkwereke ko mu byaturwaga Imana harimo ibisindisha. Abariho ubyarira ituro ry'ibisindisha ugira ute? Utura Uwiteka. Bisubiramo byisomere utaza kugira ngo ni jyewe ubivuze. Jewe nakubwiye ngo ibyo mwebwe murimo mufata mukabifata nk'ibintu runaka, Imana yifite uko ibifata. Mureke rero guca imanza gusa, ahubwo mubanze mumenye ibyo mucira urubanza ni ibiki. Ese murabicira urubanza mushingiye ubundi kuki? None ibi ni byo byanditse mu maturo yaturwaga, hari harimo n'inzoga y'isibo. Yego, ntiwabisomye se ngo bayakirire kandi ahantu hera? Ntubyiyumviye se? Si wowe byisomeye? Kubara 28:7 hatubwiye ngo ituro ry'ibyo kunywa uturana n'umwana w'intama umwe, rijye riba igice cya 4 cya hini, ahantu hera, abariho ubyarira, kubyarira naho barisukaga, abariho ubyarira ituro ry'ibisindisha. Noneho hari abavuga ngo hari iz'umutobe, ngo hakaba n'izi bagashaka kusigiriza. Aha barimo barivugirira igisindisha, abariho ubyarira ituro ry'ibisindisha utura Uwiteka. None uracyatera impaka? Iri mu maturo yaturwaga Imana. Ntacyo urumva ubu muri ibi? Pasitoro, biratangaje kuba mu maturo yaturwaga hari harimo n'ituro ry'ibisindisha kandi rikakirwa ahantu birivuze ngo hera. Aha turi mu isezerano rya kera, ariko banzi cyanditse, ariko nirishya twarirebye, byanditse twaherewe biri mu isezerano. Nakweretse impande zombi, n'ubu ndacyakwereka. Ariko se byibuze agace ko kagavuga ko inzoga ari mbi, byibuze nawe uraza kukageraho byibuze. Ese Imana ubwayo niyo yivugiye ko ari mbi, bakaba bayitura kandi wavuze ngo no gukora ku icupa ngo ni icyaha, cyangwa ku kintu kirimo inzoga. Nsomera Itangiriro ibice 14 umurongo wa 18. Itangiriro 10. Bereke ko abantu bakabiriza ibintu 14 umurongo wa 18 haravuga ngo iki? Kandi Melikisedeki uyu uretse gato, uyu Melikisedeki bavuga ko ashushanywa na Kristo. Kandi uyu Melikisedeki ngo yari umwami w'i Salemu, kandi uwo ngo yari umutambyi w'Imana isumba byose. Ndagira ngo twumve uwo mutambyi w'Imana isumba byose niba yarahaga agaciro vino cyangwa niba nta gaciro yayihaga. Nsomera. Kandi Melikisedeki, soma 14:18 ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu yazanye imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana, ndetse uwo kandi ngo yari umutambyi w'Imana isumba byose. None mfasha tujyane iyo Mana isumba byose, yohereza umutambyi wayo ku mugaragu wayo Aburahamu, inshuti yayo, imuhaye uducuma n'uducupa yirirwa azungurukana tw'inzoga. None iyo Mana yabiyibona nk'ikizira, uwo mutambyi wayo akaba azungurukana ubwo bucuma n'ubucupa abijyana. Se twebwe twemeza ko inzoga ari icyaha, twebwe ntabwo Bibiliya twasomye. Mubikuraho nyine, kandi Bibiliya mfasha tujyane umbwiraho mubikura. Kandi twasomye umukubaganye mu Migani 20. Wowe rero kuri gufata ibyanditse aho mu Migani bihabanye cyane n'icyo byashakaga kuvuga. Ariko hari n'ahandi hagenda habivuga da.
Itangiriro 27 umurongo wa 28. Itangiriro 27 umurongo wa 28. Twumve noneho Isaka we yakoze iki? Yaba yaratanze cyitegererezo ki kuri vino? Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru. Uyu ni umwana we yari arimo ahesha umugisha, tujyane. Uyu ni umwana we arimo ahesha umugisha. Yaramubwiye ngo Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru, no kuki? No ku mwero w'ubutaka, n'imyaka y'impeke nyinshi. Niki? Na vino igizite nyinshi. None vino nayo ayihawe mu migisha ahawe, kandi noneho ngahawe nyinshi, ntanahawe nke. Bishoboka bite? Kereka niba musoma Bibiliya muyicuritse, cyangwa se aya magambo akaba ari njye ndi kuyandika, niwe uri kuyisomera. Ejo mutaza kugira ngo nabatuburiye, reka mubyisomere. Itangiriro 49 umurongo w'9 kugeza ku w'10. Haravuga ngo iki? Itangiriro 49 umurongo w'9 kugeza ku w'10. Yuda ni icyana cy'intare. Urazamutse mwana wanjye. Urumva imigisha igiye guhabwa Yuda, wumve n'ibigiye kumugereranywaho. Haravuze ngo Yuda ni nk'icyana cy'intare. Urazamutse mwana wanjye. Uwo ni Yakobo uri muhesha umugisha umwana we Yuda, amubwira ati urazamutse mwana wanjye. Uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare. Iyo wunamye ubunda nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? None iyo ntare y'ingore ninde wayivumbura? Umwami ntizava kuri Yuda. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda. Uwo ni umugisha. Kandi dore inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye. Nyirayo uwo ninde uvugwa? Wagombaga kuza. Ubyivugiye neza, urivugira ko ari Kristo Yesu. Hanyuma nyirabyo ataraza ngo kandi uwo ni wo mahanga azumvira. Aziritse ishami ye y'indogobe. Aziritse iki? Ishami ye y'indogobe. Iki? Ishashi. Aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu. N'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino. Ameshesha imyenda y'iki? Vino. Ameshesha imyenda ye vino. Ihagarariye amaraso y'inzabibu. Imyambaro yimeshesha amaraso y'inzabibu. Bishatse kuvuga iki? Iyi myenda yameshesheje vino, urumva vino irimo irashushanywa na ya maraso ye. Urakurikira? Yari yahindanijwe ku myambaro ye. Urumva noneho ko irimo igereranywa na vino. Icyo wavugaga nk'ikizira, Imana yose iri kugifata nk'ikizira. Ahubwo ibyo wambwiraga uracyabihagazeho. Ibyo nakubwiraga rero, reka nguhe ibyanditswe nka bibiri shingiraho kugira ngo ugire icyo ubivugaho, icyo byari bishatse kuvuga. Muri Yesaya igice cya 5:22 bazabona ishyano abigira intwari. Abagira bate? Abigira intwari. Abagira bate? Abigira intwari. Abo ni abigira intwari mu kugira gute? Zo kunywa inzoga. Mu kunywa inzoga. Bakagira imbaraga zo guturira. Kandi ngo bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Aho ni hamwe. Abo bazabona ishyano. Utaraharenga. Nje nakubwiye ko umuntu gufata inzoga akinywera gusa atagiye muri ibyo byo kwigira intwari cyangwa se ngo agere ku ntambwe yo gusinda, nta cyaha afite. Ariko wowe wari watangiye umbwira ko no gukoraho ubwabyo ari icyaha. Aha rero ndakwereka neza ko icyo ibyanditswe bivuga birahana icyaha cyo gusinda cyangwa se kwigira intwari muri ibyo,
cyangwa se kwirirwa bavumba inturire n'ibiki, ariko ntabwo kunywa ubwabyo ari icyaha nk'uko nahoze mbikubwira. ikindi cyanditswe mu Baefeso 5:18, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Igitabo cy'Abaefeso cyanditswe nande? Pawulo. Cyanditswe na Pawulo. Urakoze cyane. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ababwiye kudasinda. None bihabanye n'icyo navuze, zirimo ubukubaganyi. Navuze ko gusinda ni icyaha, kuko ibyo ukora biba bibi, nibyo bibi icyaha. Noneho ndagira ngo, ariko kunywa ubwabyo si icyaha. noneho ndagira ngo twinjize muri icyo gice cyahindura kunywa inzoga icyaha, mu gice cyahindura. Umva icyo nkubwira, nashatse kubanza kukwereka ko kunywa inzoga ubwabyo cyangwa gukora kuri ayo macupa cyangwa ubucuma atari icyaha. Ibyo twabibonye, kubera ko uwo Pawulo wavuze ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi bwinshi, ni nawe wabwiye umushumba w'itorero Timoteyo amubwira ko akwiriye kujyamo inzoga. Nyamara ahandi yari yaravuze ko umwepiskopi adakwiriye kuba inzoga. Timoteyo 1, Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 23 haragira hati uhereye none. Soma cyane bantu bumva. Uhereye none, aravuze ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa. Alfred we, uhereye none reka kunywa amazi gusa. Ni Timoteyo ari kubwira singe. None si Bibiliya iri kubikubwira. None zirambwira ngo ndinywera amazi no mu gitondo na nyere. Tujyane rero, uhereye none reka kunywa amazi gusa. Uhereye none reka kunywa amazi gusa. Hanyuma ahubwo unywe vino nshya. Ahubwo unywe iki? Vino nshya. Vino igizite? Ihe. Ubwo uri kumva ko kana? Kubw'inda yawe. Kubw'inda yawe. Kukurwaragura. Nta ndwara. Uyu mwanya rero ndagira ngo nkubwire. Benshi, wenda wowe ntabwo ugeze kuri icyo. Benshi bavuga ko unarwaye umuti ukaba ari inzoga. Wakwemera ugapfa aho kugira ngo uyinywe. Ariko Pawulo we arimo arabereka ko kubwo kurwara ushobora kunywa, yakoreshwa nk'umuti. Yego. Ikindi murabizi ko bari ababyeyi ba kera, abakecuru n'abaki, bari abantu bo hambere bajyaga basabika imiti bakayisabikamo inzoga, urwagwa cyangwa gute. Turi kumwe? Kuko ubundi inzoga ubwayo ni umuti. Inakorwa yari yakozwe mu rwego rw'umuti. Buriya bavuga ko iriya inzoga ibamo alukoro bita ethanol. Iriya alukoro ethanol ni alukoro umubiri ukeneye. No kwa muganga hari aho ugera bakakubwira bati unywa inzoga utashwe. Bakakubwira bati noneho ujye unywa ka inzoga nkeya, akayoga gakeya, kugira ngo bifashe ubuzima bwawe gukora neza. None se ubwo unyweye ubukoze icyaha? Icya kabiri, iriya alukoro ethanol ku muntu uyikeneye mu mubiri, nk'abantu bakunze no kugira imivuduko mike y'amaraso, hari n'igihe babibabwira. Kuko inzoga ibamo iriya alukoro. Iyi alukoro rero yivanga n'amavuta kuruta uko yakwivanga n'amazi mu mubiri w'umuntu. Kandi iyo uyikeneye koko mu mubiri, ni ukuvuga 20% by'iyo alukoro izamuka kujya ku bwonko, kuri piyaringa ubwonko. Buriya ubwonko bujya bugira ibibazo, rimwe na rimwe ukumva ngo abantu barwara imitwe idakira, abandi bimeze bitya, ugasanga arahungabana. Kubera iki? Hari n'ibibazo by'uko ubwonko buba bwarakakaye, buba bukeneye icyabworoshya bukabasha gukora neza vuba byihuse. Noneho rero iyi alukoro yigezemo itangira kubutwika, bugatangira kwihuta. Kabiri, iramanuka ikamanuka mu ruti rw'umugongo, hahandi ijya kuri piyaringa n'umugongo. Buriya biramanuka, biriya bintu bita ngo ni misokoro bimanuka mu mugongo, biriya iragenda ikabitwika bikatangira gukora mu buryo bwiza. Ndavuga uwanyweye iri mu rugero ikenewe mu mubiri uwe, ntabwo mvuga uwarengeje urugero.
ni nk'uko n'umuti nawe urengeje urugero kugirira nabi, ariko iyo unyweye mu rugero uba ingirakamaro. Noneho rero 80 isigaye ku ijana niyo igenda igakwira ikajya mu mara, mu gifu, ikajya gukora ibikwiriye gufasha igifu gukora neza, ikazamuka ikajya gutunganya amara, turi kumwe, yarangiza ikazamuka ikajya ku mwijima, puripiyaringa umwijima, ikongera ikagaruka ikajya ku mpyiko, gutunganya impyiko, yarangiza kandi igakwira mu mitsi, gutwika bya binure biba byarafunze inzira z'amaraso kugira ngo zitambuke neza. Aho rero icyo gihe iyo unyweye iyo ngiyo iri mu rugero iba ari iy'umumaro. Ariko iyo unyweye ukarenza urugero ni nko kunywa umuti warengeje doze yawo, ukubera ikibi, ukubera uburozi aho kukubera umuti. N'inzoga nayo nuko. Bivuze ngo abantu benshi bakunze kuyirebera mu ruhande rw'ibibi gusa, ibyo yagukoresha wamaze kuyinywa runaka warenze urugero, ariko ntibarebe n'ibyiza nayo ishobora kukugirira igihe uyikoresheje mu buryo bwiza. Bivuze iki rero? Bivuze ko niba ukoresheje vino, menya n'uburyo uyikoresha. Abanyarwanda bamwe nibo bajya bavuga ngo inyobwa n'imfura. Ngo n'imfura ngo kandi inyobwa n'imfura, ariko iyo wayikoresheje nabi iragukoba nyine nk'uko Bibiliya ibivuze. Aha rero njye numva uruhande rumwe ku kijyanye na vino, uwayikoresha neza ntabwo njyewe nk'umupastori namucira urubanza ngo mucireho iteka, kimwe n'uko uwayikoresheje nabi we n'ubundi ntabura kurumucira kuko yaba yakoze ibidakorwa. Ni kimwe n'amagi. Amagi uzarye urye arenza ayo ukwiriye kuburya. Ubundi bavuga ko igi rimwe rirahagije kubonamo ibyo ukeneye, ariko hari igihe ugenda ukarya 3, ukarya 4, ukarya 5, ijoro ryose ukarara ubuya, ukarara utura ubwangati wabangamiye abantu, uri mu cyaha. Kandi noneho n'igi wariye si n'inzoga. N'amata ari amata, iyo unyweye menshi akugiraho ingaruka. Wari wanywa ku mata yabaye umushari ngo wumve uko amera, urwara umutwe, urasinda. None ko yari amata none hatari inzoga, usindishijwe n'iki? Kuki ugiye kumva umubiri wawe ugiye gupfapfana? Bivuze ngo rero wikondana inzoga gusa, ahubwo ibyagira ingaruka ku buzima bw'umuntu bishobora kuba mu bintu byinshi bitandukanye. Uzi ko n'ibirayi ari ibirayi urya byinshi ukarwara umutwe? Kuko turi mu iyobokamana, ntabwo twavuga ku kintu kigendanye n'ibyo abantu basanzwe bazi ko bizira, twirengagije ikintu cyo kubera abandi gisitaza. Ikintu gishobora kuba ari ntacyo kintwaye, ariko ukibonye ngikora kubw'intege nke, nibyo ndagira ngo ijambo risome naryo ugira icyo uritusobanuriraho. Ikintu nge gishobora kuba ntacyo kintwaye, ariko intege nkeya zumbonye ngikora bikamuhindukira igisitaza. Hano mu Bakorinto urwandiko rwa mbere mu gice cy'8 umurongo waho w'8 haravuga ngo nyamara ibyo kurya si ibyo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriya ntacyo tutubirwa, cyangwa iyo tubiriya ntacyo twunguka. Ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye uri mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizabera umutima we udakomeye guhangara kurya ibitarekereshejwe ibigirwamana, maze udakomeye akabarimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Nuko ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo. Nuko rero niba ibyo kurya bigusha mwene data, sinzarya inyama iteka ryose kugira ngo ntagusha mwene data. Ndagira ngo ahangaha ugire icyo havugaho. Wenda wowe undi azidoza ashobora kunywa idateza ikibazo, haba mu buryo bw'umwuka no mu mibereho. None hari udakomeye ukubonye wicaye mu kabari, we rero kuko atanajijutse ari injiji nk'uko Bibiliya bivuze, waravuze utubwo na Pastor Claude na Ruferedi bari kunywa, reka nanjye gutumirwa. None akisanga aguye muri yaka
ahubwo na Bibiliya itemera. Fasha abantu, niba hari n'ubikoze byakorwa mu buhe buryo butari buze kugira uwo byahindukira igisitaza mu buryo bwo kugusha abandi. Ubundi muri rusange twavutse batubwira ko iyo umwana ajya kuvuka ngo anyarira umukondo indi gashwanyuka ngo agasohokamo, yamara kugera hanze akongera akahanyarira ngo hagaterana. Ariko se byari ukuri? Uko kwari ukuri? Ntabwo bizi niba byari. Ubu ugeze aha ntabwo uzi ibijyanye n'imivukire y'umwana. N'imizerereza ntayo. Ndavuga umwana uko avuka uyu munsi wa none, kubabyaza barabyumva, cyangwa se abantu bakuru babyaye barabizi. Cyari ikinyoma n'iki? Cyari ikinyoma. Natwe twabyaye. Ariko uko twabayeho tuzi ko ariko bikorwa, natwe tukanabyigishanya. Ariko se bivuze ko byari bibigize ukuri? Ntabwo bikuyeho ukiri ukuri kuba ari ukuri. Bivuze ngo rero n'ibindi nabyo ni nk'uko, kubera ko Bibiliya iravuga ngo urya imboga nsa ntagahinyura urya byose, n'urya byose ntagahinyura urya imboga nsa, kuko bose Imana yabemeye. Icya kabiri, ijambo ryatubwiye ngo ntihakagire umuntu ubacira urubanza kubw'ibyo murya, munywa cyangwa kuziririza imboneko z'ukwezi, amasabato n'ibindi. Aha rero ndatekereza kuba umuntu yarigishijwe nabi. Yego pasiteri, murimo murakomeza mudusobanurira mu by'ukuri ikigendanye n'uburyo byakorwa, ariko nanone mu buryo butabangamira abandi. Jewe icyo narwanyaga ni uguca urubanza urucira umuntu kuko yanyweye. Igihe yanyweye afite kontrole nta rubanza afite. Ariko nanone twabwiwe ko tudakwiriye kwigira intwari muri ibyo, ngo mwiheshe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Nanone ushobora no kugenda ugiye kunywa ako gake ariko ukabikora mu buryo butari bwiza. Icyo gihe nabwo ukaba watukisha izina ryiza witirirwa. Njye rero nkumva ubwabyo kunywa si ikibazo, ahubwo gusinda ni ikibazo, cyangwa se kubikora mu buryo butajyanye no kwihesha agaciro, cyangwa se ngo ugaheshe n'izina ry'Imana witirirwa. Ariko kuba umuntu yahagarara hariya agaca urubanza gusa ngo kuko akubonye usomyeho kubw'impamvu yawe, ntekereza ibyo byaba ari kwijijisha. Ikindi nanone ni byiza kongera gutekereza, abantu bose siko bemererwaga kunywa inzoga, nubwo uruhande rundi kuyinywa bitari icyaha. Iyo turebye mu gitabo cyo kubara ibice 6 umurongo wa 3, havuga abo bitaga abanaziri, bo babuzwaga kuyinywa. Haravuga ngo wahageze, umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri, ngo yiyereze Uwiteka, yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi. Urumva si vino yonyine, hari n'ibindi bishobora gusindisha. Kandi ntakanywe umushari wa vino cyangwa w'igishindisha kindi. Dukomeze. Igisindisha kindi ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose, byaturutse mu nzabibu, niyo yaba imitobe yayo ntiyemererwa nayo kuyinywa. Ntakanarya inzabibu mbisi noneho cyangwa zumye. Urumva nabyo biraba ari nk'icyaha kuri we, kubera icyo yimikiriwe gukora cyiswe ubunaziri. Aho rero pasitori ugeze nahashakaga cyane. Abo bo barabibuzwaga, aho nahashakaga. Ariko ntabwo ari ibya buri wese ngo uvuge ngo ugiye gukundana abantu bose muri rusange. Pasitori, ubunaziri bwarangiranye n'isezerano rya kera. Uyu munsi ho nta bantu bafatwa nk'abanaziri ku Mana, ku buryo ibyo biziruye ku bandi bo ari ikizira. Ibiziruye
uyu munsi nta bandi bantu nabo bafatwa nk'abanaziri. abanaziri ni bandi? ku buryo ibyo biziruwe ku bandi. banza udusobanurire, udefinise ijambo umunaziri. ni abantu batoranijwe n'Imana kugira ngo bigende bite? imirimo runaka muri minisiteri z'Uwiteka cyangwa se za Kristo. Barahamagawe. Bano bari abatambyi, bari abanaziri, bari batoranijwe gukora mu ihema, babuzwa kunywa ibisindisha n'ibiki byose. Natwe uyu munsi Kristo araduhamagara, akadutoranya, akampa kuba umuvugabutumwa, akampa kuba umuhanuzi, akampa kuba umwungeri. Abo bantu bo batoranijwe mu bandi, bo ntibakabaye baziririza kunywa ibi bintu. ubundi umunaziri nawe yagiraga igihe runaka cyo kuba abiziririje, ariko icyo gihe kikanarangira n'ubundi akanywa. ibyanditswe birabivuga akabinywa cyane. hari iminsi yo kutabinywa n'iyo kubinywa cyane cyane. ntari butume nk'inzogara. oya sinkubwiye kunywa. hariho iminsi yo kutabinywa ni yego. agiye kubwiriza ntayinywe, ariko nataha yinywe. nsomera hano kubara 6:20 handitse ngo iki? 6:20 handitse umutambyi abizunguriza imbere y'Uwiteka. hera hejuru gato. umutambyi yenda kuri urushyi. 19 umutambyi yenda urushyi. ngo umutambyi yenda urushyi rw'ukuboko rutetse rwa ya sekurume n'umutsima umwe utasembuwe wo muri cya kibo, n'agatsima kamwe kadasembuwe gasa n'ibango, abishyire ku mashyi y'uwo munaziri amaze kwiyogoshesha umutwe we wejejwe. umutambyi abizunguriza imbere y'Uwiteka. ibyo ngibyo umutambyi abizunguriza imbere y'Uwiteka, kandi bibe ituro rijungujwe. iryo ribe kandi ituro ryera. umwanya w'umutambyi uwo kandi uba umwanya w'umutambyi hamwe n'inkoro ijungujwe n'urushyi rw'ukuboko rwerejwe. ibyo nibiba birangiye umunaziri abone kunywa iki? abone kunywa iki? vino. bakunzi bacu, aha rero urimo urabona neza ko bacu umwuka bafashe abayobore uko mukwiye guhagarara muri iki gihe, uko ntabwo byoroshye, kubera ko abantu bashobora gusoma ibintu bimwe gusa bakabona habuza, ariko ntibabone n'ahandi yemererwaga. aha rero urabona neza ko umunaziri yashoboraga kunywa igihe kimwe cyangwa se akaba atanywa ikindi gihe. noneho twegera umusozo, ndagira ngo mbwire abantu noneho muri rusange n'ibibi by'izo nzoga byatuma noneho bazirinda bakanazangaho. ubwo icyo nari nabanje kurwanya, icyo nari nabanje kurwanya ni uguca urubanza urucira n'abatakaruciriwe. kuko nakweretse ko na Yesu ubwo waba warumuciriye, ariko Yesu yashoje ku magambo yavugaga, avuga ngo ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabo. ni ukuvuga nubwo yaba yaranywaga ntiyigeze ajya gukora ibidakorwa ngo yinyarire agira ate, kuko iyo yaba yarabikoze kubw'inzoga nabyo biba byaranditswe. kuba bitaranditswe rero ni ukuvuga ko yakoraga iby'ubwenge nyamara yarananywaga. aha rero tugiye kureba noneho ikibi cy'inzoga na Bibiliya ikibivugaho, twumve yuko nabyo dushobora kubyirinda igihe tudashoboye kuba twabasha kubyuzuza neza nk'uko bikwiriye kuba bikorwa. nsomera mu byanditswe. twari twamaze kubona ko abatambyi bo bazikoreshaga barimo batamba bagira bate, twari twabibonye. hari n'ahandi ibyanditswe bivuga ngo umutambyi yirinde ibisindisha igihe agiye gutamba, ariko igihe ubwo yabaga atari gutamba, igihe cyo gutamba bivuze ko yashoboraga kuba yabona kujya yanywa. reka dusome hano naho twumve
iki ibyanditswe bibivugaho turimo dusoza. Dusomye icyo ibyanditswe bivuga, twabonye ko umunaziri yari akwiriye kwitandukanya na vino kubw'impamvu y'inshingano runaka Imana yabaga yabashyizemo. Ariko noneho mu Migani ibice 31 umurongo wa 4 tubona undi muntu nawe wari umwami cyangwa se igikomangoma, ko nawe yabuzwaga kuba yakwiyuha izo za vino, kwanga ko zatuma ayoba akabasha kwibagirwa ibyategetswe, ngo ntibikwiriye abami Lemuweli we, abami ntibibakwiriye kunywa vino cyangwa ibikomangoma kubaririza ibisindisha aho biri, ku mpamvu ya za nshingano kugira ngo batanywa. Mu kuri koko kunywa kwabo nticyari icyaha, ariko kuko bashobora kunywa bakibagirwa, bakagera aho bibagirwa, bagaca imanza nabi bakazigoreka, bazirinda bakagoreka imanza z'inabi. Imigani 31:6 naho haratubwira ngo ibisindisha ubihe ugiye gupfa, na vino uyihe ufite intimba mu mutima. Urumva, byari ibisindisha kubera umubabaro, kubera uko ari kubabazwa wenda hafi y'urupfu rwe, kugira ngo atagomba kubabara cyane, ushobora kumuha vino ikamutera gusinzira. Ariko na Yesu barayimuhaye habura amasaha, we barayimuhaye iri muri Spongo. None rero Yesaya 5:11 ari hamwe wahoze uvuga, hari umurongo wa 7 udasomye pastor, nawo wawukomeza, ariko ubwo ndi gucunguza igihe. Mureke anywe urwo rushunga ndushyira umutere kwibagirwa intimba. Yes, bimushyire mu kuko iyo yinyweye, nibyo nahoze nkubwira, abantu batangiye banywa inzoga mu rwego rw'umuti. Turi kumwe? Noneho biza kugera aho batangira yakumva ububabare ari bwinshi, akarushaho kunywa byinshi, avuga ati ninywa vuba ari mwinshi byenda ndaza gukira vuba. Noneho kugira ngo akire vuba, ahubwo agasinda agatakaza ubwenge, noneho baza kubona ko yababera karuma. Turi kumwe? Akaba atacyumva bwa bubabare bwe, kuko inzoga yamaze guhindura imitekerereze, ariko yaza kumushiramo n'ubundi bikamumerera nk'ikintu cyo kuba kimwibagije wa mubabaro. Niyo mpamvu aha rero batajya bavuga ngo ibisindisha ibihe ugiye gupfa, na vino uyihe ufite intimba mu mutima, kugira ngo abe yibagiwe gato. Noneho Yesaya 5:11 ni hamwe wahoze uvuga ngo bazabona ishyano bazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa. Ibaza, abo bazabona ishyano nyine koko nibyo, bakabirara inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Abo bazahanwa, nyamara abandi batari guhanwa, kandi bose bari banyweye, kuko bo banyweye barenga urugero, barimo barakora ibidakorwa. Ikibazo kiri ku ngano n'igipimo umuntu yakabaye anywa. Ngo bazabona ishyano bigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Noneho rero Mika 2:11, abo wumve abo bari bo Bibiliya irimo icyaha cyane, iravuga ngo umuntu ugendana umwuka w'umuyaga n'ururimi rubeshya, akavuga ati ngiye kubahanurira ibya vino n'ibisindisha, niwe muhanuzi ukwiriye ubu bwoko. Ubwo uri kumva, abo bigize intwari muri ibyo, bakigira birirwa batanga ibyo ngibyo muri urwo rwego, abo ijambo riravuga ibyabo. Turi kumwe? Yego. Aha birimo biraboneka neza. Uwo ni wo uri guhanura ibyo ngibyo, kandi uwo hari ahandi ibyanditswe bimugereranya n'ikibuno. Ngo nuko rero Abatesalonike 5:6, Abatesalonike ninde wabanditse? Pawulo. Ngo nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinda ibisindisha. Nyamara uyu niwe wahoze abwira Timoteyo kunywa kubw'ikibazo afite, ariko mu rundi ruhande arimo arahugura abantu babwira ko bakwiriye kwirinda ibisindisha, kuko uwabinyweye akabirenza urugero bimukoresha ibidakorwa, cyangwa akaba yanagira gutungurwa. Nihute, ahavuga ibyo kubyirinda ni henshi naho. Abatesalonike 5:8 ngo ariko twebweho ubwo turaba amanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Timoteyo wa mbere 3:2
ngo ni uko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe adakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, akunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, aba adakunda iki? Ibisindisha. Ubu urumva ako kantu, iyo ugeze ku rwego rwo kubikoresha mu buryo birenze urugero, aho buri mu cyaha. N'abadiyakoni nabo abavugaho muri Timoteyo wa mbere 3:11, Tito 2:2, ngo uhugure abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde, badashayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. Umva rero nsoreze kuri Petero wa mbere 1:13, ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Petero wa mbere 4:7, ngo iherezo rya byose riri bugufi, ngo nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Petero wa mbere 5:8, ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconcomera. Aha rero nkababwira ngo uwanywa afite impamvu imutera kunywa kandi akanywa mu rugero, nta cyaha afite. Na Yesu yanywaga mu rwego rwo kugira ngo abone uko yegera bariya, abashe kubakiza, abashe kubigisha, abakize. Turi kumwe? Ariko wa wundi noneho ujya kunywa atazi n'ibyo arimo, akanywa adafite umupanga, ahubwo akanywa ari mu murongo wo gusinda, amara kunywa itangiye kumukoroga, agatangira gutukana, agatangira kujya mu busambanyi, agatangira gukora ibidakorwa, uwo ari mu cyaha. Numva rero muri rusange kunywa ubwabyo ntibyari icyaha, ariko iyo unyweye ukarenza urugero uri mu cyaha. Hasoza rero mbwira abantu ko nanone uwavuga nawe ngo agiye kunywa akwiriye gutekereza ibikwiriye ku muntu w'Imana, ko akwiriye kwihesha agaciro. Nanone umukozi w'Imana ugabura ibyayo yananywa akanywa mu buryo bwiza, yihesherezamo agaciro, akanubaha, yubahiriza n'Imana yitirirwa. Imana itugirire neza. Pasitoro, reka tugushimire. Yesu aguhe umugisha. Uretse n'ibi bivuga ku nzoga, hari n'ibindi uduteganyiriza kuzagenda tuganirizaho byinshi. Birahari byinshi cyane. Birahari byinshi cyane bizagenda bifasha abantu. Birahari byinshi cyane abantu bagenda bahuzagurikaho kandi bakeneye gusobanukirwa byimazeyo, kumenyaho ikwabyo. Pastor, umuntu yumva ikiganiro ariko hari n'igihe agisoza afite n'ibindi bibazo yumva yibaza yabaza umwigisha, watanga nimero yawe. Murakoze cyane. Abakeneye ko twavugana wenda na nyuma y'ikiganiro, nimero yanjye ni 0783 667 3610, 0783 667 3610. Bayishyira no kuri screen kugira ngo mubashe kuyireba, muyikurikirane. Ushaka ko tuvugana nta kibazo, twavugana nta kibazo. Murakoze. Reka tugusabe dusengera Imana. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru mwiza, Mana y'ukuri yo kwizerwa, izina ryawe ryiza niryubahwe. Turi imbere kongera kugushima no kuguhimbaza ku bwa byose, kuko uri guha abantu bawe kongera gusobanukirwa ibintu n'ibindi, kugira ngo buri wese amenye igikwiriye kandi ashyire mu bikorwa, ariko nanone nta gucirana imanza. Muri uru rugendo tuguciriye bugufi, tugusaba ubwenge n'ubuhanga, kandi tugusaba guhagarara tudatsinzwe no ku munsi mubi. Uha abantu bawe gusobanukirwa, kandi nanone ukomeze wagura uyu muyoboro, uko imbabazi n'urukundo n'umurava byawe biraba ari kuguma kutugirira. Nanone dukomeza kwitegura gutaha iwacu mu rugo, ubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena. Bakunzi bacu turabashimiye, mukomeze mukoreshe musangiza abandi izi nyigisho, kandi mukore na subscribe. Amahoro ya Kristo nabane namwe, turabakunda cyane.